Mbere tuzamura ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya twese. Naje mfite isengesho mu mutima. Ndimo ndabwira Imana ngo Mana mfashe sinkabwirize.
kuko numvaga ndashaka kubwiriza, naza numva nkeneye, mfite inyota y'igitaramo, nkeneye gutarama. Numva mfite inyota yo gutarama, ndimo ndibaza ngo se Kanyari haracahari ngo tuje gusenga, igitaramo kiracahari ngo dutarame. Numva kubwiriza ntabyo birimo kuza, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ndafite iyo kubwiriza, ahubwo numva gashatse kuba mu gitaramo, nongere ntarame, ibitekerezo bitarimo kumbwira ngo hari ahandi nenda kujya, kuko twebwe tuba dutarama ibitekerezo byo kubwira ngo ufite ahandi ugiye kujya, ubu ugatarama aho ureba ku isaha. Noneho numva nyine mfite icyo caka cy'igitaramo kidafite ikindi kintu kiri inyuma, ariko n'ubu singiye kubwiriza, ntabwo ndi bubwirize, ko ndagira ngo mbabaze ngo muracamashije gukorera Imana. Nicyo ndimo ndabaza. Yego ndabyemeye, yego ndabyemeye, namaraje kugukorera. Yego ndabyemeye, yego ndabyemeye, Zaburi ya 90 umurongo wa